Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals. Bakunzi wa filime yiswe urwobo rw'inzitane, nanone ibintu bikomeje kuba byakomera cyane, ibintu bikomeje kuba byabi cyane hano kuri filime yacu, filime dukunda cyane turi benshi cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse filime ifite ubusobanuro bwinshi cyane, aho nakubwira ati Louise akomeje kuba yateza ibibazo ku bw'abana be aribo Juliet na Jolia, avuga ati byange bikunde ntacyo mwongera kumbwira kuko ndimo ndabona abana banjye imbere yanjye. Nyuma y'igihe kinini cyane mwabonye uburyo ki Jonathan yagiye ateza ibibazo bikomeye cyane kuri Juliet, ariko ndagira nkubwire ngo ibintu byose twagiye tubona it was the end, byose byarangiye kuko Julia na Juliet bakomeye batangiye kuba biyunga nk'abavandimwe. Nicyo nakubwira cyo gusa byo ikintu gihari ni kimwe, Louise ntabasha kuba yamenya ko uwamugambaniye mu myaka yashize agafatwa ku ngufu kari umwana we, ko kari musaza we. Iyo si intambara, iyi ni intambara nayo irabigiye kuba hagati yabo muri rusange, kuko nakubwira ko ibintu byagiye biba hano kuri filime yacu byose wagiye ubona, I think ndakeka aribwo bigiye kuba byaza byose, kuko hari ibintu twagiye tubona tutari twiteze ko byaza kuba byagira hano kuri filime yacu. Ariko ndagira mbwe ngo my friend, birabyuya nibiba amaraso hano kuri filime yacu, kuko niba akavuyo gatangiye kuba katedwa bavuga ati abana banjye, urumva ko nakubwira ko hano kuri filime urwobo rw'inzitane ni ibibazo gusa nibyo nakubwira, kandi nkubwira ngo burya mujye mwitondera ibyo mubona mukabyita ko ari ubushuti, nyamara nibyo biba bigiye kuba byabagira abo mutari bo. Nibyo ndimo kukubwira ngo burya muri iyi si yacu turabizi neza ko abantu benshi ntabwo turi shyashya, abantu benshi ntabwo turi intungane, gusa byo atangiye gukeka ko musaza we ari we waba wihishe inyuma y'ishimutwa rye, uri inyuma yifatwa ku ngufu rye, ndetse n'ishimutwa ry'abana be bagiye bashimutwa mu bihe bigiye bitandukanye, aho umugabo we atarazi ko yabyaye impanga akamubwira ati njye nshaka umwana umwe, agatuma abantu bakamuzanira umwana akavuga ati njye nshaka umwana umwe, atazi ko yabyaye n'impanga. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo I think ko buri kimwe cyose kigiye kuba cyajya ku karubanda, kuko byose byagiye bikorwa uyu munsi wa none. Musaza we bitangiye kuba byamubana ikibazo gikomeye cyane, gusa byo Jonathan nawe akomeje kuba ikibazo kuri Julia akomeje kugira ubwoba cyane, ariko se ko yamuhunze noneho arongera kuba yamukura hehe? Icyo ni ikibazo kirimo kuba cyakemuka. Ese urukundo rwa Romeo rwo ko rugiye kuba rwazamo ibibazo bikomeye cyane, Romeo nawe agiye kuba yahura n'ibibazo. Burya bavuga ngo mwabonye uburyo ki yagiye ahangana na Jonathan inshuro nyinshi cyane, mubona bagenda bahangana bapfa Julia. Ariko se urakeka ko n'uyu munsi barongera gupfa Juliet, aho atarazi gutandukanya Juliet na Julia? Ibaze ko ukunda umuntu ukananirwa kumutandukanya. Ibi bintu burya abantu bakundana n'impanga ndagira ngo ubwengo baragorwa cyane kenshi cyane, kuko mwagiye munabona ko na Romeo nawe ubwe yaje kuba baramurimanganyije bamuha utari we, byaje kuba byamabaza cyane. Ariko nakubwira ko ubu tuvugana yaje kuba yabona urukundo rwe rwa nyarwo rw'ibihe byose, urukundo yikundiye kuva kera kugeza na n'ubu. Ese ari wowe birimo kubaho, wabigenza ute? Mutubwire, ari wowe birimo kubaho nk'ibintu biri kugenda biba hano kuri filime yacu, ese wabigenza ute? Ese wabireka bikaguma kukubaho ibibazo, cyangwa wareba uburyo ki ubisolvinga? Burya umugabo nyawe
gukoresha uburyo bushoboka bwose agakemura ibibazo bimubangamiye muri sosiyete ndetse buri hamwe hose. Hari ibibazo tugenda duhura nabyo ariko tuba dushaka kubikemura buri gihe. Nicyo kintu nakubwira ko ibintu byose mu buzima tugenda duhura nabyo rimwe na rimwe hari ibyo twitera, ubundi hari ibyo twe tuba tutazi n'uburyo ki byatugiriye mu buzima. Nicyo kintu nakubwira cyo kankubwira ngo ubu buzima bwacu buratureba, ubuzima ni ubwacu si ubw'abandi. Icyo rero tuba tugomba kubugenzura tukamenya ati ese ubuzima bwacu buragenda neza. Icyo kintu nicyo kintu cy'ingenzi tuba tugomba gukontorora our life kugira ngo tumenye ati ese wagwane, ese birava he birajya hehe. Gusa byo nakubwira ko muri ubuzima bwacu hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ibintu byinshi bigiye bitandukana cyane bitewe n'uburyo ki tugenda tubona ibintu byinshi cyane. Niyo mpamvu nakubwira ngo wowe tubana umunsi ku wundi, gatanu ku kandi, twabanye kuva kera kugeza na n'uyu munsi wa none kuri filime yaciswe Urwobo rw'Inzitane. Musaba ikintu kimwe se, ntago ngoye making sure ko wakanza kubuta subscribe kuko Dawiz na Jory nibyo bintu bigiye kuba byaba ikibazo. Gusa Jory yayibaza ukuntu yakubise mama we. Cyo rero